bakunzi ba Success Official 250 ndabasuje, ariko nanone mbabwira ngo mukomeze kwihangana bitewe n'ibihe by'akabaro uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda rurimo, kubera kubura abavandimwe barimo Ivan Buravani, Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga ndetse n'umubyeyi wa Meddy. Hanyuma dukomereze kuri no nkuru yisubikwa ry'igitaramo cy'umuhanzi The Ben. Igitaramo yagombaga gukora kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Kanama 2022. Igitaramo rero kiwe kimuwe gishyirwa ku itariki 20 ku itariki 3 Nzeri 2022. Ni igitaramo yagombaga gukorera muri Uganda, aho yari yatumiwe n'imwe muri kaminuza yahariye muri Uganda mu muhango wo gutanga impamya bushobozi. Impamvu rero yatumye ahagarika abaye asubitse kino gitaramo ni ibihe nyine by'akabaro uruganda rw'imyidagaduro rurimo, kugira ngo nyine yifatanye n'abanyarwanda guherekeza Ivan Buravani, Nkusi Thomas ndetse n'umubyeyi wa Meddy. Tukiri muri mu kwerekeza abavandimwe, reka tugaruke ku muhango uri kuba umuhango wo guherekeza umuvandimwe Ivan Buravani uri kubera hariya muri Kigali. Umuhango watangiye ku isaha y'isa 10:20. Umuhango uri kuyoborwa na Isheja Sandrine ndetse na se wabo na Ivan Buravani. Nkuko tugenda tubikesha rero ibinyamakuru bigiye bitandukanye, umuhango witabiriwe n'abantu bagera mu bihumbi 7. Umuhango kandi ukaba ari umuhango wakajijwe cyane, haba mu mutekano ndetse no mu buryo bwo kuwutegura. Nyuma nkuko nabwiye ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi, dore ko ku isaha y'isa 12:45 intebe zose zari zateguwe zari zamaze kuba zakicazwaho cyangwa se zakuzura. Hanyuma reka dukomeze dukurikirane amakuru y'uno muhango, turakomeza tunyere tubagezaho amakuru uko agenda atugeraho. Wowe icyo usabwa nyine ni ugukora subscribe kuri no channel ya Success Official 250 maze amakuru akabasha kugeraho. Nge nitwa Innocent Bimenyimana Success.